nyine nuko nari namaze guhura n'ikibazo cy'ubwandu mbona bitanyoroheye naje kumana mfite imyaka ingahe mfite imyaka 18 ukiri mu cyaro se nande nkiri mu cyaro nago mbyibuka kuko niko nisanze ngewe nibwo nkigera mu muhanda ninjiye muri Kigali bwije bishoboka noneho ubwo nkubitana nyine n'uwo muntu ambwira ngo aze kunshumbikira ambwira ngo yankunze ariko mu buryo bw'ubushuti ngeze nyine akandongora nubwo hajyaga haza umwe undi akaza ariko ntabwo nzi ngo wantenda ngo nuwi kuwa kabiri we ntabwo nabisobanukiwe ese abo bazaga bo wari warigeze ubabwira ko ufite ubwandu kugira aho muryamaniraho n'indika ngewe buri umwe wese nta numwe ntabibwiraga mutakambiye aravuga ati ntabwo wakomeza kubara hanze n'abana ntangira gukubitana n'abagabo ubwo umwe we yigeze kundongora muri toilette abandi mbasanga muri ghetto ari batatu bose bandongorera icyarimwe isano reka nongere nkusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza kuko ubukomeje kubana natwe n'ubundi mu nkuru zacu zose ndetse n'ibiganiro ubundi bakunze kuvuga ko icyo wabibye kenshi nicyo usarura nawe uzabirebe neza aho dukurikira aka kanya niba warabibye urwango uzahura n'urwango rwinshi cyane uze kubigerageza uze kwisuzuma niba warabibye urukundo nirwo uhura narwo niba waratanze ndabizi ko uzakira kuruta uko watanze ibintu bwiye byose uzabigerageze icyo wabibye nicyo usarura kandi ni nacyo usanga imbere niyo wiriwe mu bibi indoto zawe nawe urabizi uko zigenda dukomeze tubane rero ndi ku gasozi ndahano bita mu murenge wa Nzove hari umubyeyi nje kuhashaka cyangwa se kuhareba umubyeyi ufite amateka maremare akomeye cyane nayo namuciye ahantu mbona rirera ndikomereza nyuma nza kubaza ibyo numva ni ibintu bishobora kuba bikomeye uno munsi rero navuze ati uyu mubyeyi mwuka byaramwe uwashaka ahantu hambere ngewe nsanga ngo baramusohoye baramwirukana ndakomeza ndaperereza rero nje kugera aho yahungiye ariko naho ahari nk'umugenzi kuko ngo hari igihe gito byagenze bite ko ari umubyeyi mbona washize amanga ni kuvuga byinshi turaza kubyumva tumaze kuganira nawe ariko komeza ubane natwe subscribe uyikore comment like na share kandi jya umpamagara kuri 0783999664 mu gihe washatse kuduha amakuru mu gihe washatse kuduhunganiza ubwo ari bwo bwose muri kano kazi kacu kose turi gukora iby'Imana izajya bigushimira hanyuma reka dutangire ikiganiro waramutse naramutse mbona wihebye ntabwo binyoroheye izo wongera ijwi wihangane tuganireho buke wenda ntituri butinye ndagerageza njye nitwa Kingene yanje Eugene ni uri umubyeyi uracyari umukobwa byaba byitwaye bitewe Eugene ndi umufiyemeri w'abana babiri rero harya hano ni muri Nzove ni muri hano ni mu murenge wa Nzove mu murenge wa Nzove mu gitondo mu masaha y'isaha ubuse ka breakfast kaba kabonetse ntago kabonetse kubera ko nibwo nkigera muri quartier ejo nibwo nimutse ntago kabonetse bari bansoye mu nzu nabwo nabuze amafaranga yo kwishyura ubwo rero nta ndamenya ngo quartier imeze nta muri make ntako nafashe umubyeyi w'abana babiri ejo niba ufite imyaka ingahe mfite imyaka 25
Urugendo rero mva i Kigali n'ubundi nubwo hano wenda naho bahita i Kigali ndavuga ati reka nzi ngushake mubyeyi tuganire na nyuma yuko hari umuntu wari wamvunguriye ku mateka yawe ngo ashaririye ndavuga ati reka ngugereho twiganirire numva uko byaba bimeze none nawe uti ntibyoroshye ariko banza ukomere hagati ndakomeye nta kundi kugira ngo wimukire hano waravuze ngo bari bagusohoye he ubwo yewe nabaga mu Gatsata ubwo nari maze amezi 4 ntishyura ubwo sinzi umuntu naganirije ndamuganyira ubwo bansohoye mu nzu nyine naraye hanze ubwo arebye abana nyine yagira impuhwe bavuga ati hari ahantu nzi hari umuvandimwe yavuye mu nzu ariko asiga yari yayishyuye ariko kubera impamvu ngo z'akazi ke agenda nyine amafaranga yiwe akirimo ataraha nyine inzu bambwira ati vayo ngiye kuba urimo wenda nubona ukundi kuntu bigenda cyangwa se nimba n'ubundi bufasha nzakomeza ngufashe nuko naje hano abo bana babiri se umupatoro cyangwa se papa wabo muri kumwe bawubyaye ntabwo turi kumwe kubera ko ntabwo bahuje base abana nagiye nyine mbyara gutyo ntabwo mbana na papa wabo uramuzi nibura ubumwe ni wensi umukuru ariko nawe sinavuga ngo ndamuzi kuko twamenyanye mu gihe gitoya ubwo nyine amaze kuntera inda aranje gitoya gute dusobanurire mwahuye wenda muteretana se dusobanurira yewe uko byagenze twakubitanye nyine ndimo nkerekera ari mu masaha y'ijoro ubwo nyine ngira ngo ni umuntu mwiza ambwira ko nyine twaba inshuti anjyana ijoro hehe hariya za Nyabugogo hafi na Kimisagara niho twakubitaniye ubwo nyine anjyana mu rugo ambwira ko nyine naba ndi mu rugo iwe aho yabaga ubwo mbaho ngaho nyine anteye inda ubwo yantumye guhaha ngarutse nsanga ibyari biri mu nzu byose yabitwaye ariko ntabwo twari twajyanye mu byo kuvuga ngo agiye kungira umugore yari yambwiye ngo tugiye kujyana ngo azanshakire akazi ariko ambwira ngo yankunze nyine birangira anteye inda ubu ni umwe rero usanga utuntu yatwibye yadutwara ntabwo yabyibye kuko n'ubundi byari ibye ahubwo nyine ubwo yarancitse ariko ansigiye inda ariko nanjye ntabizi ubwo naje kubimenya nyuma gutera iyo nda ubwo wahise werekeza ese ko inzu yari amaze guhambira utuntu yigendeye n'ubundi nakomeje kuba mu muhanda iyo nda gukuye mu muhanda yarankuye mu muhanda 26 bana ba wenda bari kugaragara bo baracyari bato ubwo uri ku muhanda ufite imyaka naje ku muhanda mfite imyaka ingahe mfite imyaka 18 kugira ngo werekeze ku muhanda wa Kigali nabaga muri Nyabihu ni Burengerazuba mfite papa wenyine yamiye mu rugo uvuga ati reka papa mwakubutaka niyengeye mu ntara haba hakirwa udusambu ku bantu wenda bamwe na bamwe si bose nyine ni ukuvuga ngo nta butaka twari dufite bwawe ni ubuhe ndabonye kubivuga birasa n'ibikugora ariko bohokwa utuganize tubwire muri rusange uti nahuye n'umugabo ku muhanda nyara mu rugo ambyaza umwana wa mbere mbyaro wa kabiri wari uri ku muhanda mu bihe buryo he dusangize ku mateka yewe nyine ndi mu muhanda nyine nshakisha ngo ndebe ko wenda ubuzima bwakomeza numva ko sinagiragaho ngira gute ubwo naje kubyara uwo mwana wa mbere mushakisha gute nibyo utari kutubwira nakubwiye tubohoka nyine nigurisha ngo mbashe kuba nabona amafaranga wenda abe yantunga ubwo nyine
ariko ubwo hagati aho ngaho nyine nuko nari namaze guhura n'ikibazo cy'ubwandu mbona bitanyoroheye kubera ko mu cyaro nyine nari mbayeho ncungana no kuvuga ngo wenda ngo ndajya gukorera umuntu. Ukiri mu cyaro se? Nandoye nkiri mu cyaro ntago mbyibuka kuko niko nisanze, ntago nari kumenya ngo ese ndabibaza nde. Waricuruzaga cyangwa byari ibyago byakugera? Mu cyaro ntago nicuruzaga. Ubwo rero ndabaneka nzi Kigali nshakisha akazi, ubwo nyine nuko kuza nibwo nakubitanye n'uwo muntu ku ikubitiro rya mbere. Niba nubwo twakubitanye nta n'ahantu ndanajya tu, ubwo njyana mu rugo nyine arambwira ngo agiye kuzanshakira akazi. Ufashe umwanzuro wo kuvuga ati ngiye kuza i Kigali hari gushaka akazi wenda ko mu rugo cyangwa kundi, cyangwa uvuga ati ngiye kujya i Kigali nkora akazi ko gusambana wenda niko kazana? Nari naje nje gushaka akazi wenda k'ubuyede, numvaga bavuga ko kajya kahaba. Rero uri ku muhanda kwicuruza gute? Ubwo ni ukuvuga ngo nakubitanye n'uwo muntu ku ikubitiro rya mbere, ubwo abaneye inda, ubwo noneho wa mbere wenda ukinjira muri Kigali mwari muryamanye? Niyo mugabo wa mbere ndyamanye nawe muri Kigali. Ubwo bimaze hari umuntu ari buze kwibaza nk'ugere byose mwahuriye ku muhanda, tubwiye ko mwahuriye mu masaha y'ijoro, uraza kwihangana wenda kuba nsa n'ubikubaje, ndagira ngo abantu bumve neza umuntu turi kumwe wenda kubuzi paje y'ubuzima bw'uko zagiye zikurikirana, wiyemeza kujya ku muhanda nta nshuti ufite wenda ari kubwira ati mwino nkwereke shaho twikurira ibiceri, nijoro abagabo baratugura tukabona ibiceri, kugira ngo winjire mu muhanda neza gutangira kuwushakashaka. Kuvuga ngo njyewe nibwo nkigera mu muhanda ninjiye muri Kigali bwije bishoboka. Noneho ubwo nkubitana nyine n'uwo muntu ambwira ngo aze kunshumbikira, ambwira ngo yankunze ariko mu buryo bw'ubushuti. Ngeze nyine akandongora, ubwo nyine mpamaze nk'icyumweru gutyo nibwo yaje kugira gutyo, ngewe yantumye guhaha, ngarutse nsanga nyine ibintu byo yari afite muri iyo nzu yiwe byose yabitwaye. Rero maze kugenda gutyo nta kindi cyo nakoze, ubwo nakubitanye hafi aho ngaho hari umwana w'umukobwa arambwira ati ngwino njye kukwereka ukuntu wabona amafaranga, aranancumbikira pe. Njye nanjye ayo amafaranga nkayabura, aransohora nabi cyane anankubita. Ubwo mba mbonye undi we tuhageze kubera ko nararaga nduka ngira gute, ubwo we yaba umunyempuhwe aravuga ati se waba ufite ikihe kibazo? Tuhasanga warasamye reka mujyane kwa muganga. Anjyanye rero nibwo yasanzwe narasamye. Ubwo nawe ntabwo twamaranye igihe kubera ko njyewe muri icyo gihe nari meze nabi cyane, yari mu mizo ya mbere. Ubwo nawe yaranjugunye. Ubwo ngiye hanze rero, ubwo ntangira gukubitana n'abagabo. Ubwo umwe we yigeze kundongora muri toilette, abandi mbasanga muri ghetto ari batatu, bose bandongorera icyarimwe. Turi muri ghetto bakurongorera icyarimwe? Wari ubizi se ko ugiye kurongorwa n'abagabo batatu? N'umwe nsanga ari abajama babana ari batatu. Mubwira ati none igere byose ari amafaranga ari kugwishyura? Wishyuye ute se ko bari batatu, yibura buri muntu yaguhaye ubwishyu bwe? Ubu ni ukuvuga ngo iyo twari twavuganye, ubwo ngewe nawe byose ko mwabaye batatu, ubwo nyine si bari bume nk'ayo twari twavuganye bose bakanyishyura. Ati reka ati ibyo ntabwo birimo atawuko nugira icyo uvuga turi bwagukubite. Muri ghetto ya hehe niba ubyibuka? hari ahitwa ku Muhima. Ubwo nta kindi nakoze nyine, numva nta hantu nari nakamenyera, nta cyangwa se n'iki, numva nari no mu nzu yabo nahise nisokera ndigendera. Usambanye ari batatu?
ko icyo gihe cyose wari waramaze kumenya ko ufite ubwandu se? nari namaze kumenya ko mfite ubwandu kuko njye nabimenye mu cyaro, naragwaye cyane ndwara malariya ngera kure. Rero umuntu yataye bitangaza byo bikubangamiye? Kubitangariza buri umwe, njyewe iyo mbonanye n'umugabo amubwiza ukuri nta byaha dukoresha agakingirizo kugira ni rwose nubwo uri kumbona gutya njyewe ntabwo ndi muzima. Abo bantu wenda dusubiye inyuma gato, abo basore batatu bakujyanye warumvikanye n'umwe akakwinjirana mu nzu, batatu bagahita bafata umwanzuro wo kukurongora ukanishyurwa n'umwe, nibura se waba waributse nko kubabwira ati ko mfite ikibazo cy'uburwayi mwokabyare mwaretse? Narabibabwiye, uwo twari twajyanye we nabimubwiye mbere yuko tujyana, n'abandi nabo ndabibabwira ariko bo barabyanga nyine. Abandi nibura warababwira ati mwiri? Uwo nyine twajyanye narabimubwiye, ubwo nabo ngabo mbabonye nabo mbita mbibasobanurira, sinzi nta mugenzi wanyu yabibasobanuriye kuko we nari nabimubwiye. Barangije nyine bo bapfa gukorera gutya. Kwihangana disa. Hanyuma ukabyara we, ndumva kumva story yawe biravunanye ariko ubwo nta kundi. Umwana wa kabiri we kugira ngo rero azi kuvuga, nyine narabyaye, uraza wenda sinzi abana banjye niba bababonye basa naho ari abana bakurikirana ukuntu. Ubwo nyine ubuzima bubi bwakomeje kunsharirira, bukomeza kuba bubi. Ubwo ahantu nabaga byabaye ngombwa ko urumva ko sinari kugira ngo wenda njyewe umwana mukuru nabyaye namutaga mu nzu akarira. None ubwo hajyaga haza umwe undi akaza ariko ntabwo nzi ngo wantenda ngo ni kuwa kabiri. We ntabwo nabisobanukiwe. Abo bazaga bo wari warigeze ubabwira ko ufite ubwandu kugira aho muryamaniraho n'indika? Njyewe buri umwe wese nta n'umwe ntabibwiraga, njyewe nababwizaga ukuri kubera ko njye numvaga ibyambayeho kubyakira ntabwo byanyoroheye. Umva ko rero niba wenda narahuye n'icyo kibazo gikomeye gutyo, nta wundi muntu nabasha kuba nyine nanjye nagira ngo azahure n'ikibazo nahuye nacyo mu buzima. Narabibabwiraga. Hanyuma ese ufata imiti? Ndayifata nta kibazo. Ufite ubwandu? Kuvuga ngo turebera ni hafi imyaka 9. Nibura waratomboye se barabakurikirana bavuka neza? Bose bavutse neza kubera ko nkimara kumenya ikibazo mfite. Ubwo njyewe iyo natwise kubera ko bari baransobanuriye ko umuntu nyine ufite ikibazo ashobora kubyara umwana muzima. Nanjye nyine byabaga ngombwa ko njya kwa muganga, kandi urabizi iyo wipimishije nyine bagupima n'ubwandu bakabibona nyine, bityo barankurikiranye abana bavuka ari bazima nta kibazo. Ku muhanda bahusambanye nanone? Ndacyari ku muhanda ariko nta mafaranga, urumva covid yarabaye ari nabyo byavuyemo intandara. Akazu nabagamo pe ntabwo yari menshi ariko kubera ko n'ubundi ubushobozi numva abana babiri ntabiba byoroshye, nako nyine baje kubyarangiye bakansohoyemo kubera covid. Abantu bakunze kubabona ntibabacira akarute kavuga tuwa muntu se w'indaya nagende n'udutwarira agabo n'ibindi nk'ibyo. Wamubyeyi we ku giti cyawe se we ntigeze ugerageza nko gucuruza n'agataro wenda kuvuga ati niba nsambanya nk'amajoro 3 ndashaka gufata umwanzuro wa 4 sinsubire nakuyemo 5,000 cyangwa 10 nigurira agataro nzunguze nk'abandi bagore ndobora? Nge rero ni ukuvuga ngo numva ko abana wenda aho naje kugira ngo atekerezo nkako nifite abana b'indahekana, urumva wenda rimwe na rimwe nagira igitekerezo nk'icyo
wenda ugasanga inzira ngonze rimwe na rimwe kuko hari ahantu nagiye ndara amajoro wenda bakandaza hanze n'abana nkarara hanze ubwo urumva ko abana b'indahekana ntabwo byoroshye kuba ngo mukuru afite imyaka 4. Niyo mpamvu nari muzi iki kibazo nibazaga ese uretse umwuga nyine utoroshye wo kubaho umuntu ari uko asambanye ku muhanda ubundi si ubwo akazi wumva wari warigize se ariko narakikishije ngo ninagarikiye mu wa 2. Segonderi wageze uzi gusoma no kwandika? Ndabizi gusoma no kwandika. Ubwo se wumva uburaya kureka byagukunda? Numva byankundira nta kibazo. Wenda bariya ntacyo baretse tonze twiganira. Uburaya wumva wabavamo ukajya mu buzima? Numva navamo, numva nubwo nakikishije ize mugisha wenda nkaba nabona nkushe. Ize mugisha nkaba wenda nubwo nabona n'umwuga. Wari warize? Nari narize ko ngenda mbonye nk'umwuga nabasha kubireka. Wumva wabasha gukora wenda tureke n'ibyo byo gutegereza umwuga ngo wige cyangwa wige ko wenda byo bisaba igihe nk'ikintu cya hafi wumva wabasha gukora nk'umubyeyi wumva ari nk'ikihe muri rusange? Yewe urumva nyine ngenzi gusoma no kwandika. Turi kugenda dusatira umusozo wari utubwiye ati uburaya nshobora kubuvamo wumva wabusimbuza iki ugize nk'amahirwe? Yewe ngize nk'amahirwe ngewe numva nyine nacuruzamo kubera ko muri icyo gihe naje n'ahangaha nigeze nakora mu bintu bijyanye ngewe kubera ko urumva nzi gusoma no kwandika. Ngewe nageze nyuma yaho narabyaye umwana mukuru nagize gucya nyine umuntu aramfita nyine tugacuruzanya kurengiza umugisha nacuruza mbonye igishoro kuko ntari n'umuntu wari wafashe uriya mwana wanjye mukuru amujyana muri garidiyene ariko iki gihembwe nyine yaravuze nta bushobozi afite ubwo nyine birafeiringa nawe ubu ntago ari kwiga mbese ntago binyoroheye. Hano wimukiye se hariya n'umuntu wagufashije kubuhishyura? Ni umuntu yagize gucya arahishyura ahishyuye ngo agiye gukorera iburasirazuba za Kayonza ahishyuye ubwo asigira umuntu imfunguzo ariko undi nawe ufite ahantu ho kuba ariko kubera wa mugisha w'Imana naramutakambiye mubwira ko naraye hanze mbese mubwira ukuntu bansohoye nabi. Urabona gucya nyine iyo uri indaya kuvuga ngo abuzi nyirinzu iyo agusize hanze abantu bose barakwana nta n'umuntu wagucumbikira muri quartier. Ubwo rero uyu naramutakiye ndamutakambira mutakambiye aravuga ati ntabwo wakomeza kubara hanze n'abana komera ngo nyine nibwo yahisazane ihangane komera ariko nabyo nta burambe buhari ntabwo kubera ko ukwezi kwiwe ngo kuzarangira ku itariki ya mbere y'ukwa 10. Ndumva ni birebire nyakugira Imana ndumva ari birebire. Niki wifuza ku bantu wenda badukurikiye? Byose buri ikintu cya mbere wamfashe kumva nibura nkabona ahantu ho kuba akamfashiriza n'abana. Urabona ko
ntabwo nifuza ko bazaba mu buzima nanjye nabayemo cyane ko ari n'abakobwa bose ni abakobwa birarushye. Turashoje rero ntabwo ndibuze kugira byinshi ndenzaho, ahubwo nimero yanjye urayifite ni 07839996 kaniye nimero iri kuri WhatsApp, winyandikira wenda umbwira ngo urabona ngo nagira numve kuri, hari abantu bajya bamugara ngo bakambwira ngo bagira ngo bumve kuri ku murongo, it's not good. Ushobora kumpamagara wenda umbwira ati ndashaka ko umunsi umwe twazajyana uriya muntu tukajya kumusengera akava mu buzima arimo wenda akajya mu bundi. Uyu mubyeyi yahuye n'ibintu bibaye ngombwa ngo ujye mu kanyake, ni ibintu nawe wahura nabyo mu mpamvu nge ntazi nawe tushobora kutamenya. Tunagengira ibibazo byo kubona n'abagabo barenze umwe mu bwiherero naho giye muriramo n'ibibazo n'ibindi yagiye agarukaho. Ese wowe dukurikiye mu bushobozi ufite, mu gusenga ufite, mu myizerere ufite, ngewe nta rubanza na ruto namucire kuko yaramaze iriya myaka yose mu cyitwa uburaya, ahubwo icyo nareba no kuvuga ngo ni imyaka ingahe isigaye yaba mu cyitwa ubuzima bwiza butandukanye no kwitwa uburaya cyangwa se kwitwa indaya. Umubyeyi w'abana beza babiri b'abakobwa twirinze gushyira mu itangazamakuru cyangwa se kugaragaza mu mashusho, ariko beza. Reka nsubikira ahangaha, ushaka kumvugisha nta kibazo, tuzasubira utahanye twa rugamba. Subscribe nicyo cyambere, nibwo bufasha twe turi kugusaba. Imana barinde kandi bishimire. Isano.